Ndabasuhuje mwese inshuti zanjye abakunzi banjye munkurikira. Reka nkubwire ngo hirya no hino mu gihugu abanyarwanda batandukanye cyane cyane aho myaka ikuze usanga benshi bakunze gukomoza ku cyitwa imisengere ya gakondo. Wavuga imisengere ya gikristo cyangwa imyizerere ya gikristo ukumva hamwe ntibabyumva. Mujya mukurikira bamwe batandukanye abitwa barutanga rw'amaboko n'abandi benshi bakunze kuvuga yuko imisengere ya gikristo ari imisengere yazanywe n'abazungu, ari imisengere idafatika, ndetse ntibabure gushimangira yuko ngo abakristo basenga imana y'abazungu. Uyu munsi wa none n'abakoreye icyegeranyo mu ncamake kivuga ku misengere ya gakondo uko basengaga, uko babagaho, ndetse n'imisengere mishya ya gikristo ariyo yazanywe n'abamisiyoneri b'abanyaburayi cyangwa abanyamerika. Welcome to Harper Gospel TV, where the Spirit shines bright with love and light. Amavu n'amavuko y'ubukristo n'amadini mu Rwanda. Iyi ni ingingo benshi bibazaho, ingingo ifite amateka akomeye kandi ihariye bijyanye n'uko u Rwanda rwakiriye ivugabutumwa rishingiye ku myizerere y'abanyaburayi mu kinyejana cya 19 maze imisengere ya gakondo barayihirika. Inkomoko y'ubukristo mu Rwanda. Ubukristo bwageze mu Rwanda mu mpera y'ikinyejana cya 19 ahagana mu mwaka w'1900 butangijwe n'abamisiyoneri baturutse i Burayi. Abamisiyoneri bari bagamije kugeza ubutumwa bwiza bw'ivanjiri ku baturage, ariko kandi bagahuza ubutumwa bwabo n'inyungu za gikristo zari zigamije gufasha abanyamahanga gucengera mu mibereho y'abanyarwanda. Ngayo nguko abitwa ko batuzaniye agakiza bari bafite n'izindi nyungu zo kutwinjirira mu buzima. Abamisiyoneri ba mbere, Padiri Jean Joseph ni umwe mu bazwi cyane. Nibo bashyizeho umusingi w'ubukristo mu Rwanda binyuze mu itangizwa ry'amadini rya Kiliziya Gatolika. Reka tuvuge ku baprotestanti. Abamisiyoneri b'abaprotestanti cyane cyane bo mu muryango w'abamisiyoneri bivuga butumwa ry'umuryango w'abaprotestanti w'Abadage, Abaherikani, nabo bageze mu Rwanda mu myaka yakurikiye. Uko amadini yagiye atangira mu Rwanda, amadini yageze mu Rwanda ku buryo butandukanye, kandi buri dini ryagiraga abamisiyoneri cyangwa abayobozi barihagarariye cyangwa baritangije. Leta y'u Rwanda mu bihe by'ubukoloni no mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri yagize uruhare mu gushyigikira cyangwa kugenzura ibikorwa by'ayo madini. Itangizwa rya Kiliziya Gatolika yatangijwe n'abapadiri b'abapresbiteri b'abamisiyoneri ba Afurika abitwa White Fathers bayobowe na Padiri Jean Joseph. Icyicaro cya mbere cyari Save mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Umugambi wo gutangiza Kiliziya Gatolika bashyize imbere ubutumwa bwiza, kwigisha abaturage no kuvura indwara. Leta y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni ababirigi bafatanyaga na Kiliziya Gatolika mu bikorwa byo gutegeka no gukwirakwiza imyizerere mishya. Kiliziya yabaye ikigo gifite ubufasha mu burezi no mu buzima. Amatorero ya Protestanti aya ngaya yaje hagati y'1916 n'1920. Amatorero ya Protestanti yageze mu Rwanda mu gihe cy'abakoloni b'Abadage, ariko yongera kwaguka cyane nyuma y'ababirigi bamaze gufata ubutegetsi. Amatorero akomeye cyangwa azwi cyane mu yatangijwe muri icyo gihe, itorero rya Anglikani AR ryatangijwe mu 1921 n'abamisiyoneri b'ubwami bw'Ubwongereza bari mu cyitwa Church Missionary Society. Bakoze cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru byumba na Gahini. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryatangiye mu Rwanda mu 1921 ritangizwa n'abamisiyoneri baturutse muri Congo Belge, aho ni mu gace ka Goma. Itorero rya Presbyterian Church ryatangijwe n'abamisiyoneri b'Abanyamerika, aho ni mu myaka y'1918 mu gace ka Rubengera, aho ni muri Karongi ubu. Leta y'u Rwanda icyo gihe nakwita y'Ababirigi yabanje kureberera amatorero ya Protestanti nk'andi madini, ariko ntiyayashyigikira cyane nka Kiliziya Gatolika. Icyakora nyuma y'ubwigenge amatorero ya Protestanti yagiye yemererwa gukorera mu bwisanzure. Reka nkubwire kuri Isilamu mu Rwanda. Idini ry'Abayisilamu mu Rwanda iryo ryaje hagati y'1910 n'1920. Idini ya Isilamu yatangiye gutoza imigenzo yayo mu Rwanda binyuze mu Banyazanzibar n'Abanyatanzania b'Abaswahili. Bari abacuruzi icyo gihe, aho ababazaga bashyiragaho imiryango y'imisigiti mito mito. Mu gihe cy'ubukoloni ababirigi ntibashyigikiraga Isilamu cyane kuko bumvaga idini rya Kisilamu ryashoboraga gutuma abaturage bahinduka intagondwa. Gusa nyuma y'ubwigenge Leta y'u Rwanda yagiye yihanganira imyemerere. Reka nkubwire umwaduko w'amadini mashya ayadutse hagati y'1930 n'1970.
Nyuma y'ubwigenge mu 1962 mu Rwanda hagaragaye amadini mashya ashingiye ku biganiro hagati y'ivugabutumwa rya Gikristo n'inyigisho zidasanzwe. Nyuma y'ubwigenge, ubwo ndavuga nyuma y'1962, mu Rwanda hagaragaye amadini mashya ashingiye ku biganiro hagati y'ivugabutumwa rya Gikristo n'inyigisho zidasanzwe. Amadini y'ivugabutumwa ryimbitse, aha twavuga nka Assembly of God, yatangijwe mu 1940 n'abamisiyoneri b'Abadage. Itorero rya Pentecote, Pentecostal Movement, ryaje mu Rwanda hagati aho ngaho mu myaka y'1940, rikura cyane nyuma y'1957. Église Adventiste de l'Espérance yatangijwe mu 1940 n'abamisiyoneri b'Abadage. Amatorero y'Abatista yatangijwe mu myaka y'1921, atangizwa na American Baptist Missionary Union, abamisiyoneri b'Abanyamerika bo mu itorero ry'Abatista bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzwi nka Walter William Davis. Amatorero nka Zayeberi yatangijwe mu 1925, hafi aho ngaho itangizwa n'abitwa Mission Baptiste du Nord. Aba n'abamisiyoneri b'Abatista b'Abanyaburayi, uwamenyekanye cyane nka Gustave, mwaramwumvishe. Muri Repubulika ya mbere, ubuyobozi bwashyigikiraga amadini afasha abaturage mu iterambere ry'imibereho, uburezi n'ubuzima. Nyuma y'1962, amadini ya Gikristo yafashaga leta muri gahunda zo gusigasira amahoro no gushyira imbere ubumwe bw'igihugu. Amatorero y'abanyamwuka, cyangwa twakwita ay'inzaduka, ayo benshi mujya mwumva bita amatorero y'inzaduka, hagati y'umwaka w'1980 n'1990. Muri ibi bihe habaye ubwiyongere bw'amatorero yibanda ku nyigisho z'ubutumwa bwiza n'amasengesho y'imbaraga. Aha hatangijwe amatorero atandukanye, hariho amatorero nka Restoration Church, Vivante, Assemblée de Dieu n'andi menshi. Iryamenyekanye cyane n'ubu ngubu ndetse rikaze, Zion Temple. Aha ni mu mwaka w'1990 nibwo ryatangijwe. Iri torero ryatangijwe n'abayobozi batandukanye, harimo uzwi cyane nk'intumwa Paul Gitwaza, rishyira imbere inyigisho z'ibitangaza n'iby'umwuka. Haza kuza ADPR Reforme, iyi yabayeho nyuma yo gucikamo ibice kwa ADPR isanzwe, icyo leta yakunze kuvuga ku mwaduko w'amadini. Leta yagiye igira uruhare mu kugenzura amadini kugira ngo hatabaho urusaku cyangwa amacakubiri ashingiye ku myizerere. Mu bihe byo hambere, amadini yagiye atangira mu Rwanda mu buryo butandukanye kandi agaragaza ishusho y'ihindura myizerere y'Abanyarwanda. Leta yagiye yashyigikira cyangwa ikagenzura bitewe n'uko yabonaga uruhare rwayo mu guteza imbere abaturage. Mu bihe bya Repubulika, amadini yagiye aba isoko y'amahoro, ariko rimwe na rimwe anaba inkomoko y'amakimbirane, imbogamizi n'uruhare rw'ubukoroni. Iki ngiki ntago nabura kukibabwira. Ubukoroni bw'Ababiligi bwagize uruhare rukomeye mu gutuma ubukristo bwiyongera mu gihugu, kuko abamisiyoneri bari bafite ubufatanye na leta y'Ababiligi. Ubukristo bwakoreshejwe nk'intwaro yo guhindura imyumvire y'abaturage no kuborohereza gucengera mu mibereho y'Abanyarwanda. Ndavuga twebwe imibereho ya gakondo, uburyo yaje kugenda ihinduka. Rero ubukristo bwageze mu Rwanda busanga Abanyarwanda bafite imyizerere yabo ya gakondo ishingiye ku migenzo y'umuco n'ukwemera kwabo mu Mana imwe, ariyo basengaga bita Rugira, Rurema cyangwa Imana ishobora byose. Ubuzima bw'Abanyarwanda bwari bishingiye ku migenzo n'imigenzereze ijyanye n'ubutatu: Imana, abantu n'imiryango y'abakurambere. Imana mu myemerere ya gakondo, Abanyarwanda babonaga Imana nk'isumba byose, umuremyi w'ibiriho byose. Hari amazina menshi yagiye yitirirwa Imana mu Rwanda, kandi aho ndakubwira yuko hari kera bitewe n'imitekerereze yabo. Ndavuga amazina. Urugero: Rugira risobanuye uwaremye ibintu byose kandi akagira neza. Hakaba Rurema, risobanura uwaremye byose, ariyo mpamvu Imana yafatwaga nk'igihangange mu buzima. Hakaza izina ryitwa Nyirijuru, hakaza izina Ushobora byose, umuyobozi w'ubuzima bw'abantu, inyamaswa n'idukikije byose. Uburyo rero amadini ya gakondo basengaga cyangwa imyemerere ya gakondo, Abanyarwanda basengaga Imana binyuze mu migenzo n'imihango yihariye. Hari abitwaga Abiru, bari abahagarariye ibijyanye no gusenga Imana no gukora imihango y'ubusabane hagati y'abantu n'Imana. Muri icyo gihe Imana yegerwaga binyuze mu misengere. Abanyarwanda bajyaga imbere y'Imana bafite amaturo. Amaturo yabaga ari nk'amatungo, ibinyobwa cyangwa ibindi by'agaciro. Amasengesho n'ibitambo. Bimwe mu bitambo byatambwaga byari iby'umutekano, umusaruro mwiza w'ubuhinzi cyangwa kuvura indwara. Reka nkubwire itandukaniro ry'iyobokamana yazanywe n'abamisiyoneri n'itandukaniro ry'imisengere ya gakondo. Ubukristo bwa misiyoneri bwaje butandukanye n'imyizerere gakondo mu ngingo nyinshi. Imana imwe ni Imana y'umuryango. Mu myizerere gakondo, Imana yari Rurema,
ariko igahuzwa n'imihango y'ubusabane hagati yayo n'abantu binyuze mu bakurambere cyangwa abiru. Abamisiyoneri bo bazanye Imana imwe ariyo Yehova, kandi bavugaga ko umuntu agomba kuyegera abifashijwemo n'imihango cyangwa ubundi busabane bw'abakuru b'imiryango. Ubwigenge bwo gusenga. Mu myizerere ya gakondo, gusenga byakorwaga nk'igikorwa cy'umuryango, hagashimirwa cyangwa hasabirwa icyiciro runaka cy'abantu. Ubukristo bwigishaga ko buri muntu agomba kugira umubano wihariye, kandi gusenga bikaba hagati y'umuntu nayo, ndavuga Imana ubwayo. Ibitambo. Mu myemerere ya kera, gutamba amaturo y'inyamaswa cyangwa ibindi by'agaciro byafatwaga nk'uburyo bwo kwegera Imana. Ubukristo cyangwa imyizerere yazanywe n'abamisiyoneri yaje yamagana iyi migenzo. Byasimbuwe ibyo byose n'ukwemera Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru no gutamba amasengesho nk'ibitambo bihagije gusa. Uruhare rw'abakobwa n'abagore. Mu migenzo ya gakondo, abagabo n'abakuru b'imiryango bari bafitanye isano ya bugufi n'imihango ya Gikristo, naho abagore bagafatwa nk'abagendera inyuma cyangwa abagomba kuba bahejwe mu gikari. Aha ndavuga mu misengere ya gakondo. Naho mu Bukristo rero, abagore bahawe amahirwe yo kuba abakristo kimwe n'abagabo, kandi bashobora kugira uruhare mu bikorwa by'iyobokamana. Reka mbabwire icyaha n'ijuru. Mu myemerere gakondo, icyaha cyafatwaga nk'ikosa rikomeretsa umuryango wose cyangwa igihugu cyose, kandi cyahanwaga binyuze mu bitambo. Naho rero mu Bukristo bwazanywe n'abamisiyoneri, icyaha cyasobanurwaga nk'ikibazo ku giti cy'umuntu gisaba kwihana no kubabarirwa na Yesu Kristo wenyine. Ubwo ndavuga nta by'ibitambo. Uburyo Ubukristo bwakomeje gukura. Mu myaka yakurikiyeho, Ubukristo bwakomeje gukura bitewe n'uko abaturage benshi bagiye bigishwa. Uburezi bwari kimwe mu bikorwa byagizwemo uruhare rukomeye n'abamisiyoneri. Amavuriro. Abamisiyoneri bashyizeho ibigo nderabuzima byinshi, bigatuma abaturage benshi bibona muri iyo myizerere y'Abakristo, kuko hari yazanywe n'abamisiyoneri babashyiriyeho amavuriro n'amashuri. Ivugabutumwa ryashyize imbere mu gutanga inyigisho zijyanye no guharanira amahoro n'iterambere. Reka nkubwire Imana n'ibisobanuro byayo mu migenzo gakondo. Imana yari umusemburo w'ibikorwa byose by'ubuzima. Nk'uko nabikomojeho hejuru, Imana yitwaga amazina atandukanye nka Rugira, Rurema, Nyirijuru cyangwa Gihanga. Yafatwaga nk'umuremyi n'umugenga w'ibintu byose, kandi yegerwaga mu buryo bw'umuryango cyangwa bw'igihugu cyose. Gusenga Imana byakorerwaga mu buryo bw'umwihariko binyuze mu bakurambere, abiru cyangwa abayobozi b'imiryango. Ibi nigeze kubikomozaho mu kanya. Uruhare rw'amadini magufi mu mihango. Amadini gakondo yagize uruhare mu mihango itandukanye y'ubuzima bw'Abanyarwanda. Yibandaga ku gusenga Imana, kubaha abakurambere no gusigasira ubusabane n'ibiremwa byose. Reka nkubwire ku mihango yerekeye ubutaka. Kurobanura imyaka, imihango y'ubuhinzi. Mu Rwanda rwa kera, ubutaka bwafatwaga nk'igicumbi cy'ubuzima, bityo hakabaho imihango yo gushimira Imana cyangwa gusaba umugisha mbere yo gutera imyaka. Urugero, gutereka ubutaka byakorwaga hagamijwe gusabira umusaruro mwiza no kugabanya ibyago nk'amapfa cyangwa indwara z'ibihingwa. Abiru cyangwa abahinzi bakuru nibo bateguraga iyi mihango, bagakoresha ibitambo nk'amata, inzoga n'inkongoro cyangwa amatungo magufi. Reka nkubwire ku mihango yo gusabira umuryango. Kugira ubusabane n'abakurambere. Abakurambere bafatwaga nk'abantu bafite imbaraga zo gutuma ibintu bigenda neza mu muryango. Habaga imihango yo kubahamagara no gusaba uburinzi bwabo. Ikitwa guterekera mwagiye mu cyumva cyangwa mwe muranakizi. Ni umuhango wo gutura abakurambere amaturo nk'amata, inzoga cyangwa inyama, hagamijwe kubasaba umugisha cyangwa gukemura ibibazo mu muryango. Kugarura amahoro mu muryango. Iyo habaga amakimbirane, imihango yo gutakambira Imana yarategurwaga, hakabaho gutamba ibitambo kugira ngo umuryango usubirane amahoro. Hari imihango yo kwakira abana, kwita izina. Ibi n'ubu hamwe biracyakorwa. Umwana yaravukaga agahabwa izina binyuze mu mihango y'ubusabe. Iyi mihango yarimo gushimira Imana yamuhaye ubuzima no kumusabira kurindwa n'imbaraga z'abakurambere. Imihango yo kumenya ejo hazaza h'umwana. Abantu bakuru bashoboraga guterekera hagamijwe kumenya niba umwana azaba umugisha ku muryango, cyangwa nimba azahinduka icyohe kibura buryo, umwana udafite umumaro, ubwo ntibazirirwe bamutakazaho igihe. Imihango yo gusabira ubukwe. Gushyingira no kuramya Imana. Ubukwe bwari umuhango ukomeye kandi wakorwaga hagamijwe gusaba Imana n'abakurambere umugisha ku rugo rwubatswe. Hariho ibitambo byo gushimira Imana n'abakurambere ku kwemera umugeni n'umugabo no guhuza imiryango yabo. Ndavuga umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa. Imihango y'urupfu. Gushyingura.
Iyo umuntu yapfaga byafatwaga nk'urugendo rwe rwo gusubira mu bakurambere. Imihango yo kumushyingura yarimo gusaba Imana kumuha amahoro mu nzu y'abakurambere. Reka nkubwire umuhango witwaga ngo ni ukwiragiza. Umuryango w'uwapfuye wakoraga umuhango wo kumusabira kubaho mu mahoro no kudahungabanya abasigaye. Ugende wenyine, upfe wenyine ku giti cyawe, ariko twebwe utureke. Uburyo bwakoreshwaga mu gusenga. Imisengere ya gakondo y'Abanyarwanda yagaragazaga isano y'umuntu, ibidukikije, abantu n'Imana. Amasengesho yasengwaga mu ngeri zitandukanye akubiyemo gushimira, gusaba cyangwa kwinginga Imana. Ibitambo byari uburyo bwo kwegera Imana, hakabaho gutamba amaturo, amata cyangwa inzoga mu rwego rwo gushimira. Reka mu ncamake mite nkubwira rero imisengere ya Gikristo cyangwa imisengere yazanywe n'abamisiyoneri. Icya mbere, kwikorera amasengesho ku giti cy'umuntu. Mu buryo bwa gakondo gusengwa kwakorwaga n'umuryango cyangwa igihugu. Mu buryo bw'abamisiyoneri, imisengere ya Gikristo, abamisiyoneri gusenga baje bigisha ko ari ukwigenga. Buri muntu akegera Imana atiriwe anyura mu bakurambere, atiriwe anyura mu muryango, atiriwe anyura mu buryo bw'igihugu. Buri muntu mbega yari yemerewe kwisengera ku giti cye akigerera imbere y'Imana. Ibyo n'ubu niko bimeze. Guhagarika ibitambo. Ibitambo byo mu buryo bwa gakondo byasimbujwe amasengesho adasaba gutamba ibintu cyangwa amatungo cyangwa ibindi bintu byose by'agaciro. Iyobokamana ry'Imana yihariye. Imana y'abamisiyoneri yasabaga ko abantu bumvira amabwiriza y'Ivanjiri, bitandukanye no kwizera Imana binyuze mu migenzo ya gakondo. Reka mbabwire rero icyo twafata nk'umwanzuro ku birebana n'aya madini ya gakondo. Amadini magufi cyangwa amadini ya gakondo yari umusingi ukomeye w'imibereho y'Abanyarwanda, agahuza abantu mu gusenga Imana no guharanira ubumwe hagati yabo. Nubwo imihango gakondo yagiye icika kubera ivugabutumwa rishya, yari ifite agaciro gakomeye mu kurinda umuryango, kubungabunga ubuzima no guha agaciro ibidukikije. Ngana ku musozo w'iki kiganiro cyangwa iki cyegeranyo, uri kwibaza uti ubundi impamvu ya Gikristo, uri kwibaza uti ubundi impamvu y'ubukristo n'amadini mu Rwanda ni iyihe cyangwa byatumariye iki? Ubundi kuki twabyakiriye tukabisimbuza amadini n'imigenzo bya gakondo? Aha rero ngana ku musozo unyumve neza. Hari benshi mu Banyarwanda hirya no hino usanga bibaza ibibazo bitandukanye. Nawe nyuma yo kumva iki cyegeranyo uri kwibaza uti ubundi impamvu y'ubukristo n'amadini mu Rwanda ni iyihe cyangwa byatumariye iki? Ubundi kuki twabyakiriye tukabisimbuza amadini n'imigenzereze byacu by'Abanyarwanda bya gakondo? Reka nkubwire ko ubukristo n'amadini mu Rwanda ni amateka. Ni uburyo ivugabutumwa ryabaye isoko y'ihindura myizerere, imibereho n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange. Ibi bikaba ari nabyo byagize uruhare rufatika mu mibereho y'u Rwanda rwa none. Ngayo nguko. Reka nkubwire nk'umukristo, reka nkubwire nkanjye ku giti cyanjye, nkanjye nk'umukristo. Ndakubwira ko kwizera biruta ibitambo. Ibitambo twari kuzabitamba, ariko jya wibaza, ese utari kubona ibitambo byo gutamba ubu yakagombye kuba abayeho gute? Yesu yakuyeho ibitambo n'abatambyi. Ufite ikibazo cyangwa icyifuzo, turahari ku bwawe. Wakwandika hariya muri comment cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero ya telefone mba nabashyiriyeho. Munyemerere mbashimire umwanya wanyu mwafashe mukankurikira. Mwari kumwe na Jean Pierre Havugimana cyangwa John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama wanyu wihariye. Naho utaha. Welcome to Hyper Gospel TV.